ndashaka kubabwira ikintu kimwe mu bintu tuyoganira byica iterambere ry'abantu. Usiko bavuga ngo being alone is better than living with the fake people. Kuba waba wenyine ni byiza kurutaho cyangwa kurusha kuba wabana n'abantu b'indyarya cyangwa se batari abanyabo, batari beza, batari inyangamugayo, b'indyarya, b'incakura. So no kuvuga ngo aya magambo impamvu nayashatse, hitamo kubaho wenyine kuruta kubana n'indyarya, n'incakura, n'abagome, n'ababeshyi. The big mistake abantu bakunze kugira, we yumva yabana n'abantu benshi tuza kubiganira, atari uko twanze kubana n'abantu, ariko it's better, ni byiza than kubana n'abantu b'incakura ku buzima bwawe, b'indyarya, batakujyana mu bintu byiza. Icyo dukwiye kureba nk'ibibanganirizaga, buri uzasanga urubyiruko rwoshywa n'abandi bantu, influence, bakuru boshywa n'abandi bantu, influence y'ibintu biri aho ngaho, n'abakuzengurutse, amafaranga yaza kugiraho influence. Ejo nahuye n'umuntu wagurishije ikibanza miliyoni 15, ariko ukuntu yabyinaga n'ukuntu yaguriraga abantu, babyita kwambara amababa. Ngo hari ubwa yanva yiratangwa ko yatanze ngo 200,000 byo kunywera byera abantu barabimara. So ufashe miliyoni 15 ukajyana buri gihe 200 mu kabari, umva ari ikiza, nta kintu gihari. So rero hari igihe abantu batubera babi, amafaranga akatubera mabi, ibyo dukora bikatubera bibi, badukomera amashyi tukagira ngo bose babyemeye, ariko all of them bose baba guseka mu mutima wabo. So ntitwagombye no kuba influence n'ikintu cyose, twakagombye kugirwaho ububasha n'ibintu. Guhitamo kuba wenyine aho kubana n'abantu badashobotse b'indyarya, uba wikoreye ubwirinzi umutima n'umubiri. Inshuti zidashobotse, fake friends, bishimira ibyawe imbere yawe, ariko mwibanga bakunenga, mwibanga rikomeye. Iyo biherereye ahantu bakakuvuga bikese cyinshi. habonye aho umugore atora mikorofone akavuga ubwambure bw'umugabo we, nta kantu yibitseho kandi yaramukoye. Ese akeneye bibitseho ibimeze bite? Nuko afite ibyo yabonye biruta ibyo birutaho byisumbuye. Icyo nzi cyo inshuti ziri fake friend bishimira ibyawe ari uko bari imbere yawe, iyo bahavuye baratwika, bakavuga ibitandukanye. Uzasanga re fake friends cyangwa se abantu batari bo, akenshi bakubaza your plan zawe, atari uko bakeneye gushyigikira, ahubwo bashaka kugenzura ibyo ukora no gukoma mu nkokora gahunda zawe. So hitamo kuba wenyine rero, nukuri. Ntibakeneye kuzamuka kubarusha, rero kuba wenyine ni ngombwa. Amahitamo yawe atumutera imbere, icyubahiro cyawe no kwiyumva n'intego yawe bituma ugera ku cyo wifuza. Kubera iki? Being alone is better than living with the fake people. Kuba wenyine ni byiza biruta cyane kubana n'abantu ba fake. Urakoze cyane. Fake people. Kuba wenyine ahantu hitondere, mu gihe abo bantu ubona baguhemukira, twumvikana, ntawe dushikaza kuba wenyine, hariho n'inshuti nziza zikugumaho, ariko kuba wenyine byongera amahirwe yo gutera imbere, icyubahiro no kumva icyo ukeneye kugeraho kigushimisha. Kuba wenyine
uzajya mu kigali kijya amafaranga kijya mu kavuyo. Kuba wenyine uba utangiye kumenya kumanaginga ibibazo byawe no kubishakira igisubizo. Mind your business. Kandi ukumva uranyuzwe. Yego. Hitamo abagufasha by'ukuri bishimira intsinzi yawe. Uzababwirwa nuko buri gihe batakubaza uko watsinzwe, ahubwo bakubaza ngo ubigezeho gute, ongeraho kano kantu bigende neza. Ntabwo basenya ibyo wubatse, ahubwo ibyo wubatse babyongeraho ibindi bishyashya. Ukavuga uti noneho ni inshuti yanjye. Hitamo abantu bakubwiza ukuri batakubeshya, batakuryarya, kabone nubwo baguhana, ariko akakubwiza ukuri n'urukundo, ataguca ku ruhande. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ubumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Nanone kumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Imana ibaho umugisha mwebwe tugiye kubana, ndetse nabo dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. N'ubundi turagarutse icyumweru cy'ibiganiro bya nimugoroba, muzi nka nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Kandi tubararikira kuzakurikira amasengesho azatangira mu kindi cyumweru nk'uko mushumba yabibasezeranyije. Amazina yanjye nitwa Jerry, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje. Abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu, abakunda bakanakurikira ubumwe bw'abera, abajya muri komenti, abahamagara inyuma, abo duhura tukaganira, mwese Imana ijye ibaha umugisha cyane. Inama zanyu n'ibitekerezo byanyu turabikunda, kandi dukunda yuko mudukurikira. Ndi kumwe na mushumba rero, tugiye gutangira icyumweru cy'ubwenge ndetse no gusobanukirwa ibintu by'ubuhanga, ariko byose biba bigira ngo bidufashe muri ubu buzima, mu misengere, mu mibanire yacu n'abantu, ariko mu mibanire yacu n'Imana. Buriya ntiwabanira Imana neza nk'uko bikwiye ariko abantu muri kumwe mutabanye neza, kuko Imana yigaragariza mu bantu na Satani akoresha abantu. Ubwo rero uba ugomba kumenya icyo bisaba kugira ngo abo bantu bose, kuko isi irimo abantu bose, umenye uburyo ubitwaramo. Mushumba wiriwe neza? Yaniriwe amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Ndashima abakomeje kudushyikira mu gikorwa cya mituweli. Ndashimira n'umuntu ejo bundi bambwiye ngo atanze 200 ngo tugure isukari umubyeyi wabyaye. Baragenda bakora ibintu byinshi byiza. Yego. Kandi pe ibikorwa byabo ntabwo bizapfa ubusa imbere y'umwami wacu. Yego. Yeah. Imirimo niyo ya mirimo y'abera tazibagirana. Yego. Iki cyumweru nk'uko bivuze rero, ni icyumweru cy'ubwenge butuma ubaho neza. Yego. Ntabwo ari ubucakura, lakini kwa Kiswahili kizuri wanasema ni mbinu za maisha. Sio ujanja, si uburyarya. Ntabwo ari uburyarya, ahubwo ni ukuri k'ubuzima. Ni ukuri k'ubuzima, mbinu yuko ukwiye kubaho, icyo wakora kugira ngo ubashe gukora. Yego. Sio ujanja wa porini, sio ujanja wa maisha, ni mbinu au ni uwezo au ni mafundisho ya kuishi vizuri. Nuvango ni icyumweru numva nabaye nk'ukwepaho inzozi n'ibindi bintu, twitegura gusenga uburyo umuntu akwiye kubaho. Yego. Mpora mbivuga buri munsi, si uko twanga abantu, si nuko twigisha urwango,
ahubwo turakwigisha how you can protect yourself from the evil people. Ni buryo cyo ukwiye kwirinda abantu babi. Ko muri iyi si burya si inyamaswa nyinshi mwahangana, turajyana. Ikindi si nta na kimwe habe n'ibidukikije. Umuntu niwe muhanga. Ikibazo dufite kugeza uyu munsi wa none ni abantu. So rero ku bumwe bw'abera ministries kugira ngo twinjire mu masengesho nuko turi bugane kino cyumweru bwenge no gusobanukirwa bituma ubasha kubaho. Yego. Tuseme kama kwa Kiswahili ni mbinu ya kuisha hapa duniani. Uburyo bw'imibereho yo muri ubu buzima. So Imana ikumpera umugisha. Urakoze cyane. Jewe ntago Bibiliya ntago nyisoma cyane nk'uwayize, ariko ejo hari umuhanuzi nabonye ari gucicikana. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri. Kivuga ngo kize kandi Imana. Yoweri aragira ati kira ko nabibonye ahantu henshi. Katse nkurebere Yoweri rwose. Nsenze ndebe. Aha, mwera amazi yarutse mu gitondo. Kanze nkurebere Yoweri ukuntu nabonye bimeze. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweri ibice bingahera, ibice 2 umurongo wa 5 ngo ni mukanguke mwa basinzi mwe murire namwe banywe b'inzoga ko vino mucuru muborogo muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Uyu murongo ariko umuhanuzi yabikabirije icyo bahagaze ni ikica abantu cya etanol. Yego. Ariko ibindi binyobwa biracyahari. Gusa nayo birivuga ko ngo ibisindisha mu bihu umuntu urwaye n'uwenda gupfa. Niko birivuga. Inzoga mu zihu wenda gupfa. Wenda gupfa imuhuhure. Ntabwo ari iz'abantu bazima buri. Rega aha ku isi gusa ari n'akandi gihe kanshimishije ngo abacuruza utubari n'abanywi bafunze isengero bumva ntacyo bibatwaye. Ngo babyinira ku noneho uyu munsi n'abarokore nabo bumvise ko hari inzoga zaciwe. Nabo bishimye. Ntabwo mbizi ko jyewe ntabwo nize mbijyamo cyane, gusa leta yahagaritse inzoga zica abantu. Cyakora by'ukuri aziko hari umuntu ubona ukabona arashaje kandi ari mutoya. Ni ukuri ukabona umuntu gifite imyaka 40 ingahe kinyejana naragiciyemo kabiri, ukabona afite imbaraga kuruta mu myaka 25. Bamwe bagahuma, hari uwo duturanye wahumye neza. Si wabitubwiye se uburyo uri kubaka igikoni byagenze? None hari duturanye wahumye neza, simvuga icyo akora batamumenye. Ariko ajya gufata turunevisi kajya ukiuzi ikintu giye kubaho se buriya. Abantu bari bamenyere birabibuye bagiye kujya batitira. Hano nari nzi wakoraga muri salon de coiffure. Yaba tasomye kuri kiriya gicu. Arwara taki. Agatitira kuya gucinzara kwa gucumira. Yasoma hintame ebyiri agasubira mu buzima. Urumva ko biba addicted. Ariko yarwaye icyumwera ahita apfa, umwijima warashwanyutse. Atabizi. Ko naramubwiye ariko ukuntu uri mutitira gutya. Mu kanya wasoma ukagira imbaraga. Ntihari ikintu kitagenda mu mubiri wa byanga byakunda. So bihangane rero. Amafaranga yo kunywera, sinayo kugura indaya, sinayo kujya muri rogi, sayo kugura urumogi, amafaranga nayo gutunga umuryango utawugira agategura ejo hazaza. Kuko nta utegurira match, nta ukora ntuzanteranoma muri match rwagati. Witoza mbere. Yego urakoze. Yego karagaciyemo, ariko buriya muba muri inararibonye, uri umushumba, ariko nyuma y'umushumba uri umuntu mukuru. Ufite abo wayoboye, ufite aho wabaye. Inama y'ubuzima wagira urubyiruko, kubera ko urubyiruko rubayeho nkaho nta hazaza, nkaho enjoy ibyishimo batitaye ku cyabangiriza ubuzima.
ubwo ntabwo ari rwose ariko abenshi rero urubyiruko rero rumbabaza nk'10% ko baracyafite iminsi yo kubaho utigishijwe n'ikaramu yigishwe n'ababyeyi isi iramwigisha tu wowe ntabwo mbabaje ahubwo mbabajwe n'ibigabo bikuze nkanjye n'abakecuru bakuze ubona bafite imitekerereze nk'iy'abana kandi nta n'igihe ku isi bafite sinzi ko nyumva nakumvise ni ukuvuga ngo ni ibibebe by'imyaka myinshi bivuga ngo jyewe urubyiruko uzanga kumva simpangana nawe kuko isi baracyahanganye yego izamwigisha tu cyangwa bikunze hari isomo bazahurira utigiye mu ishuri ngafate ntiyigire umuryango ngafate isi zamwigisha ifite amasomo yayo ku giti cyayo cyane nagushyira ku ruhande ikaguconka kuringaniza amahajya akagushiramo ukemera kubana nayo kandi uri ku kadisipurine kenshi cyane kandi gushyizeho isi kakugora izakwima kashe uzahora uvumba oya uzaguma mu rugo abakobwa se igihe uzabwira ngo ndabakunda ubajyane ntacyo bahereje ntabwo bikunda mbabazwa n'abantu bakuze bafite ingo bafite abana bitwara nk'impinja adashobora no kumanaginga ibintu bye mu rwego rwo kubasha kuba hafite umutekano yego ahubwo agateza umutekano muke umuryango we umugore we n'abana be babaswa n'abakecuru b'imitsi yamaze kuba ukundi ngo yumva kino dusore twateruye ibyuma yateruye ibyuma ariko ntiyateruye ubwonko yego wese iyo umuntu ujya kuryamana n'umuntu ungana na nyoko ubundi mu bwonko harimo iki ntacyo hari kuza ibirwara muri bano bantu bakuze imyaku imikoshi kabutindi akavuyo kandi ntabwo uba uri uwa mbere iyo umuntu ajya gutereta umwana uri munsi y'uwabyaye haba harabaye ikizi habanje guca ibigabo by'ibikwerere ibindi birabyanga ni gahunda ibona umusaza w'imvi uhora muri saratera kanta cyangwa yogosha ubwanwa ngo atayibona arimo agigira n'agakobwa k'imyaka 10 kangana n'abakobwa be ubona mu mutwe hatekereza iki se ntubizi ko aho niho rogengera nkumva agahinda karanyishe kandi umwere uturutse hejuru uturutse ku bantu bakuru ikibazo gahungiye impunyi zanjye bazumvise nazumvise z'abantu bakuru agiye gupfa size yanduje agiye gupfa size ahemutse yanduranyije agiye gupfa size yanduranije agiye gupfa waza nk'ufata umuntu ukamugurira iPhone cyangwa ukamugurira ariko abona abanye abakobwa bakunda iPhone cyane ariko burya nta nubwo ari na telefone cyane yambaye ntabwo ari ibintu byadanye nyamara burya Samsung ni ibikoko nabonye iPhone kenshi itakora nta miruwari udafite miruwari buriya na iPhone wayihorera ariko Samsung nabonye kenshi igira agaciro ari uko ufite miruwari kugira ngo abantu babone ko ariyo ufite kandi ifite selfie nyine wakirira mu buryo bwa selfie ukifotora ariko you need a mirror to prove people that you have an iPhone yes mugani najyaga mbona abantu bajya mu birahure bakagira bake bikanshobera simenye ko hari ibintu mbona bitanandeba nuko bimeze hari umuntu wamwe ukana ngo abonye umukobwa ko yambaye umwenda w'imbere ugaragara ndamubaza wabibonye gute se barambara agasigaza cya kirasitike cyo hejuru ngo babone brand wewe ni hepfo rero tabwese uhabonye gute ko mbona ungana nanjye uhabonye ute ati nahabonye umuntu w'umupapa mukuru ati arahanda mureba ese ko wahabonye ufite na Bibiliya mu ntoki muhereza arabayari ubwo ufite agacupa mu ntoki byamera bite yanahamanura hari uwaje areba iyi yanjye gutya iracyaksadise gusa ukuntu kiremereye ambwiye ngo twifotoze mufotoje yanjye kuko ese kifotora neza kuruta ndicecekera none sigura ngahe ntabyo nibuka hagira ngo simbizi uko nta nubwo yari afite iriya 10 na kangahe na karindwi yari afite imwigura 500 i Kigali ni ka 10 na kangahe iyi nziza nshyashya ariko hari zigura 500 ziza mu ikarito yego ariko hari n'izo bahindurira Dubai zikaza mu ikarito cyane buriya ndicecekera
hari ibintu budashaka kuvuga gutwika. Noneho kubera rya pochette y'inyuma igaragaza nyine ko ari iPhone, bamugana bigombera ikirahure. Gusa ngiye ikibazo nibaza, yego, aho watekereje ngo iyi miliyoni n'igice wayongera ngasimbukira mu cyaro kagura kabanza umwana wanjye ntazasare. Kareka ibyo se ninde nibyo narindi kukubwira. Umwana, life, umusore, urubyiruko ruri kubaho nkaho ari bwo bwa nyuma. Urubyiruko rutegura future, ariko umusaza ategura future hariya. Oya, ategura iki? Iherezo ryiza. Ategura imvavu, atangira gutekereza ko agiye gupfa asize umuryango. Niyo mpamvu uzabone nta abantu bagukorera surprise anniversaire ku bushake, ariko nta muntu wa 50 nawe ubona ajya muri ibyo bintu. Ategurwa na wese wa celebrate iminsi yo gupfa. Ariko ko umwaka wiyongera niko isanduku yigira hafi. Ugenda uyegera cyane. Oya, ari na kugenda urwara imitsi mugongo tindikasa ni imvi zigaruka. Uranyemerera ikiganiro wateguye? Ntago ndi bukireke ndagikomereza. Yego. Okay, nta kibazo. Turakomeza amashaka, ariko ikibazo wakimbaza. Yego, nta kibazo. Kimbaze ntacyo ndakigusubiza. Ubwo nyine narindi kukubwira nti iherezo ry'uko abantu bagomba kubaho nk'abazapfa ejo, cyane cyane abantu batoya. Ubundi mu buzima busanzwe usibye bato n'abakuru, ugomba gutegura ubuzima nk'uzapfa ejo. Yego. Ariko ugakora nk'uzarama igihe kirekire. Witegura umushinga ungana n'iminsi uzabaho. Yego. Kora nk'uwenda gupfa, ariko tegura nk'uzarama. Aha ni sawa cyane. So rero ndashaka kubabwira ikintu kimwe mu bintu tuyoganira byica iterambere ry'abantu. Usiko bavuga ngo being alone is better than living with the fake people. Kuba waba wenyine ni byiza kurutaho cyangwa kurusha kuba wabana n'abantu b'indyarya cyangwa se batari abanyabo, batari beza, batari inyangamugayo, b'indyarya b'incakura. So no kuvuga ngo aya magambo impamvu nayashatse, hitamo kubaho wenyine kuruta kubana n'indyarya n'incakura n'abagome n'ababeshyi. The big mistake abantu bakunze kugira, we yumva yabana n'abantu benshi tuza kubiganira, atari uko twanze kubana n'abantu, ariko it's better, ni byiza cyane, than kubana n'abantu b'incakura ku buzima bwawe b'indyarya batakujyana mu bintu byiza. Icyo dukwiye kureba nk'ibiyanganirizaga, buri uzasanga urubyiruko rwoshywa n'abandi bantu. Yego, influence, bakuru boshywa n'abandi bantu, influence y'ibintu biri aho ngaho n'abakuzengurutse, amafaranga yaza kugiraho influence. Ejo nahuye n'umuntu wagurishije ikibanza miliyoni 15, ariko ukuntu yabyinaga n'ukuntu yaguriraga abantu, babyita kwambara amababa. ngo yagira atanga ko yatanze ngo 200 byo kunywera byera abantu barabimara. So ufashe miliyoni 15 ukajyana buri gihe 200 mu kabari, umva ari ikizi? Nta kintu gihari. So rero hari igihe abantu batubera babi, amafaranga akatubera mabi, ibyo dukora bikatubera bibi, badukomera amashyi tukagira ngo bose babyemeye, ariko all of them bose baba guseka mu mutima wabo. So ntitwagombye no kuba influence n'ikintu cyose, twakagombye kugirwaho ububasha n'ibintu. Guhitamo kuba wenyine aho kubana n'abantu badashobotse b'indyarya, uba wikoreye ubwirinzi umutima n'umubiri. Guhitamo kuba wenyine, amahitamo rero, aho kubana n'abantu b'indyarya, uba wiyubaki abantu b'indyarya badashobotse bateranya, abantu ubona ko bafite ikintu cya marinyite, abantu ubona bafite ikintu cya ironi, ubona bafite uburyarya, ubucakura n'iki byose, bari pessimiste, udasanga batari abantu bari aho b'incakura b'indyarya, babeshya abantu, bachallenginga abantu. Bisobanura ngo iyo umaze guhitamo wenyine, uba wiyubakiye umutekano w'ubuzima bwawe, uba wishyiriyeho uburinzi. Yes. Urumva ko biva mu mahitamo.
erega biravuze ngo dushyize ibyiza imbere ni amahitamo. Yego. Gupfa k'umuntu ni amahitamo ye, kwiyica ni amahitamo ye. Hari ikintu navumbuye buriya nkubwire Jerry. Abakunda kwigana nibatera agatebe nabo bazavumbura. Hari ikintu navumbuye niboneye. Ntabwo abantu bose bagukomera amashyi baba bagukunze, baba bakunda intsinzi yawe. Bamwe muri bo ubona baseka bishimye, ariko mu mutima yabo bifuza ko watsindwa. Congratulations zose ntabwo ariko ziba zivuye ku mutima. Ibyo nabyiboneye. Ni ubushakashatsi nakoze, kandi buriya twebwe njye ntabwo ndi social influencer, murambabarire. But you are, kuko hari abantu benshi. Yego, ndagenda bibona. Nabonye hari ahantu AI ya promote ndavuga ngo Ntabazi Jean Baptiste Pasteur ni influencer mu kwigisha kurekura karande imigani n'amagambo y'ubwenge ngo as motivator of the people to change their lives. Yes, you really are. Nabibonye babikora n'umuntu ushaka CV yanjye akubisemo izina bamuha ibintu byinshi aromerwa. Ngo nkaba ndi umunyamategeko byose ngo professional skills ngavuga Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili mpayinkarira ndumirwa. So rero hari icyo navumbuye, impamvu ziri jambo duhura n'abantu benshi batandukanye mu ngeri zose, kuri telefone, amaso ku maso, gutyo wareba atari ko ati pastor ati ugira ishusho rikeye pe, aturiya mugabo mukorana, niba ari umugabo niba ari umwana ntabwo tubizi, atari ko iyo urebye ibintu bye rwose abikora neza. Ariko ngo urabona nyine ngo hari akantu kabura, hitwa ngiki akakayoberwa. So the people can clap the hands in front of you, but behind, hirya kure yawe ngo baragushwaza ngo siwe wabona. Bona inanze gutinda ko tuzofata kara gafoto nimangira gutyo ngo siwe wabona, bari ngo baraguhenda ngo siwe wabona. So kubera iki amashyi ntago baba bakunze? Bamwe muri bo ubona baseka bishimye, ariko mu mitima yabo bifuza ko wahora utsindwa iteka ryose. Kubera iki? Performance yawe irimo irabarya mu mutwe. Umwanya urimo bagutekereza, umwanya urimo ntago bifuza ko wawubamo. Suko bari bazi kuzanamera urabatunguye, bagomba rero kumanura kesa so uko byagenda kose. Yanakumanuza icyo yakenera. So nuvuga ngo bagutera courage mu magambo, ariko mu mutima barwanya ibikorwa byawe. Courage Jerry, ngo akunda ikintu kigabo kingana kuriya kuri kamera ngo yatakoze ibintu agashaka utuntu utari ngombwa, kandi wowe uzi neza your plan. Uzi igihe uzashakira permis, intego yawe, uzi igihe uzazanira umugore, uzi igihe uzategura ibyo ushaka. Bo bakagutera kurashinga, kwirukanka kugira ngo utakaze ibyo wakoraga, intumbero yawe itakaze, noneho bityo ujye ku gitutu cyawe, watsinzwe kuko wumviye intego yabo kuruta yari iri muri wowe. Yego. So being alone is better than living with a fake people. Kuba waba uri wenyine ni byiza kuruta kuba wabana n'abantu batari abanyabo. Reka twivugire fake, abanyarwanda bazi fake icyo ari cyo. Ba fake ikintu kiraho, telefone cya fake uragicomeka kigashyuha, igipasi cya fake kishya vuba, ibintu bya fake, ibikweto bya fake bihinduka binyusi, ariko biraburiye. Ariko ni binyusi. Iyi nibyo nkubwira, unakubita mu kirenge bikanuka bikomeye. Kubera iki? Ni fake. Ni fake nyine, ibintu muri fake biraburiye, birashashagirana. Umuntu agaseka yo I love you ndagukunda. Twebwe twabinyuze bati ntamba bazinda mukunda, namara kugenda ngo kiriya se ngo kirasi kitavuga ngo munyamitwe kigira iki ngo umunyamitwe, bakavuga ibintu mu gitondo ko nasabu barazamutse. Abantu bakora ibintu bimwe se cyangwa n'abandi bose banga ko wavugwa kubarusha, kandi nabo bahari. Ariko ubundi waharaniye ukuvugwa jya ukandika ko n'utari bwicare mu ntebe ndimo. Inshuti zidashobotse
fake friends bishimira ibyawe imbere yawe ariko mwibanga bakunenga, mwibanga rikomeye. iyo biherereye ahantu bakakuvuga bikese byinshi. habonye aho umugore atora mikorofone akavuga ubwambure bw'umugabo we, nta kantu yibitseho kandi yaramukoye. Ese akeneye bibitseho ibimeze bite? Ko afite ibyo yabonye biruta ibyo birutaho byisumbuye. Icyo nzi cyo inshuti ziri fake friend bishimira ibyawe ari uko bari imbere yawe, iyo bahavuye baratwika bakavuga ibitandukanye. uzasanga ari fake friends cyangwa se abantu batari bo, akenshi bakubaza your plan zawe, atari uko bakeneye gushyigikira, ahubwo bashaka kugenzura ibyo ukora no gukoma mu nkokora gahunda zawe. So hitamo kuba wenyine rero. Ni ukuri. Ntibakeneye kuzamuka kubarusha. Rero kuba wenyine ni ngombwa. Amahitamo yawe atumutera imbere, icyubahiro cyawe no kwiyumva n'intego yawe bituma ugera ku cyo wifuza. Kubera iki? Being alone is better than living with the fake people. Kuba wenyine ni byiza biruta cyane kubana n'abantu ba fake. Urakoze cyane. Fake people. Kuba wenyine ahantu hitondere, mu gihe abo bantu ubona baguhemukira twumvikana, ntawe dushikaza kuba wenyine. Hariho n'inshuti nziza zikugumaho, ariko kuba wenyine byongera amahirwe yo gutera imbere, icyubahiro no kumva icyo ukeneye kugeraho kigushimisha. Kuba wenyine uzajya mu Kigali cy'amafaranga kijya mu kavuyo. Kuba wenyine uba utangiye kumenya kumanaginga ibibazo byawe no kubishakira igisubizo. Mind your business. Kandi ukumva uranyuzwe. Yego. Hitamo abagufasha by'ukuri bishimira intsinzi yawe. Uzababwirwa nuko buri gihe batakubaza uko watsinzwe, ahubwo bakubaza ngo ubigezeho gute, ongeraho kano kantu bigende neza. Ntabwo basenya ibyo wubatse, ahubwo ibyo wubatse babyongeraho ibindi bishyashya. Kavuga ati yunoreho ni inshuti yanjye. Hitamo abantu bakubwiza ukuri batakubeshya, batakuryarya. kabone nubwo baguhana, ari akakubwiza ukuri n'urukundo, ataguca ku ruhande. Yego. Ugomba kwirinda umuntu ukora confusion, gushyira muri confusion, mu rujijo negatif, ibintu avuga ko bidashoboka, fake desire n'ibyifuzo nyine by'amafuti, and bring the spirit of delay in your life. bazana umwuka wo gukerereza mu buzima bwawe. Aba bantu bigizeyo ubeho wenyine. Ngayo ngo abantu tugomba kwigizayo. Ariko mpuyemo yuko umuntu ugomba kwitarura inshuti mbi cyangwa se abantu ba fake. Inshuti mbi abantu ari fake. Rega fake people ashobora no kuba ari inshuti ye nta n'umutima muba afite, ariko mindset ye ikudindiza, ikujyana hasi. buriya nanga ibintu umukuri kuzimu. Umuntu ugushobora kurya amafaranga, yego, nubwo mwamurya ye, yego, ntabwo uri kunyuma, abagutoza kukumara ubwoba ku buryo nawe igihe uzazana mukayahekenya. Kandi we ntuzi ngo yabonye ate, ntuzi ngo mu rugo hameze gute. Ashobora kuba ari umwana we badakenera ku mafaranga ye,
ariko we twaduhumbi ijana uradusaranganya kugabanya imiryango we nta muzigo afite inyuma warataha mu nzu ya se na nyina wowe urataha muri geto nyiri byondo araza kuguhana so no icyagutinyura no kuyasesagura no kugira ngo winjire muri systeme yo gusesa utabizi none azagura utagura nibyo bavuga nyine ngo ko tugura ngo wowe uzagura ryari cyane hari n'uhitamo kugurira umuntu indaya bwa mbere kugira ngo akumvishe uwo mwanda uwinjiremo utabizi ati jewe rogi ndayishyura abakoroshye n'abakobwa nabo ndamukuzanira ubwo urumva iyo nzira winjiyemo ntiwayihozemo atari uko nawe utazi aho abakobwa bari ahubwo ijyanwamo none umuntu agusengereye inzoga arakugaburiye agusengereye n'urukundo rwa feke rwitwa umugore wa nijoro hari ubundi urasigaraye arimo aragutoza kwinjira mu ikipe itariyo rwose being alone is better than living with the fake people. Kuba wenyine ni byiza cyane kuruta kubana n'abantu. Hari umuntu ukora ibintu kuko afite impamvu zo kubikora. Yego. Nta nshingano, nta kimugoye, nta cyabazwa, avuga ngo nta cyaramira. Nta n'ikiri imbere abona. Ariko ukicisha umwuka mu mazuru bigakura. Yego. Ukabyuka bikemera. Ibyo kuramira birahari. Haleluya. Ko nutabiramira byo bizaguhirika nabyo. Ubundi isi utayubatse irakubaka. Kandi ikubatse kubaka uhengamye. Ikubakaho nabi cyane. Yego. Ariko yubatseho. Isi utayubatseho yo ikubakaho. Kandi ikubatse ikubakaho uhengamye. Nyine urabanda abana. Yego. Kuko isi ikubwira ko ejo bizashoboka. Yego. Ejo ugasanga ntibishoboka. Gasanga ahubwo byarakomeye kurusha. Hari igihe mu Rwanda bakeneraga abantu barangije D4. Biza kugira vuba bashaka aba humanity. Vuba bashaka aba license. Vuba bashaka za doctor. Ubu munsi none kubona akazi ushaka kuri dogiteri. Uva hanze ukaza ugashomera. Ntago kera byabagaho. So rero being alone is better than living with the fake people in your life. Yego. Change your mind, focus on your plan. Hindura ibitekerezo byawe utumbere intumbero zawe n'ibitekerezo byawe witarura abo bantu. Urakoze cyane.